Reka nongere mbasuhuze, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza n'Imana, reka mbifurize nanone umugisha uturuka ku Mana. Nizere ko abantu tumaze iminsi tubana twagiye tuganira byinshi ku magambo y'Imana. Hari byinshi twagiye tuganira mu ijambo ry'Imana, ariko nanone n'uyu munsi niko tugarutse. Gusa ku byo twaganiye twavuze ku mugabo witwa Dawidi. Murabizi namwe arakurikiye uko twabivuze cyangwa se uko twavuze ku ijambo ry'Imana mwarabyumvishe, ariko kandi niba nawe utarabyumvishe, niba utarageze ubikurikira, wasubira inyuma ugakurikira ukumva. Gusa uyu munsi tuje twibaza ngo kuki Imana yahisemo Dawidi? Kubera iki Imana yahisemo Dawidi? Mu muryango we hari harimo abahungu benshi, hari harimo abahungu bagera ku 8, ariko kubera iki Imana yahisemo Dawidi? Hari harimo ngo abakomeye. Ijambo ry'Imana ritubwira ko mu muryango wa Yesayi harimo abahungu 8. Hari abakomeye, hari abibigango, hari abasanzwe ari abarwanyi, kandi harimo abakomeye mbese muri rusange kurusha Dawidi. Ariko abo bose Imana yarabirengagije, ahubwo yahisemo umusore wari uri muri bo, ariko we aragira intama. Imana yirengagije abo bose bakomeye b'ibigango, bafite imbaraga, indwanyi, mbese nk'umwana w'umuntu ufite abo wahitamo, ariko Imana abo bose yarabirengagije, ahubwo Imana yahisemo wari umwungeri w'intama, wari umushumba w'intama, aba ari w'Imana ihitamo. Ijambo ry'Imana riratubwira, cyangwa se nawe ushobora kwibaza uti kuki. Uyu munsi tuje twibaza ngo kuki, ariko ijambo ry'Imana ryo rifite icyo ritubwira. Nawe ushobora kwibaza se yari mwiza kurusha abandi, yari umunyabwenge, yari ameze gute ku buryo Imana ari we yahisemo? Uyu munsi rero tugiye kureba impamvu 3 zikomeye zatumye Imana ihitamo Dawidi, n'icyo bisobanura ku buzima bwacu, cyangwa se n'icyo bisobanura ku buzima bwawe bwa buri munsi. Reka tujye ku ijambo ry'Imana. Turareba igice cya mbere, cyangwa se impamvu ya mbere. Reka tujye ku gice cya mbere, aho batubwira, cyangwa ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ntireba nk'abantu. Imana ntireba nk'abantu. Tumaze iminsi tubivugaho, na n'ubu kandi turacyabisubiramo ko Imana itareba nk'abantu. Umwami Sawuli yari yarananiwe kumvira Imana, nuko Imana ibwira umuhanuzi Samweli kujya kwa Yesayi gusiga umwami mushya, cyangwa se kwimika umwami mushya. Abakurikiye mbere twarabiganiyeho. Samweli rero yagezeyo, abonye Eliyabu umwana mukuru wa Yesayi, aratekereza ati ni wowe rwose Imana yahisemo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko yari muremure, kandi yari afite isura nziza, yagaragaraga nk'umwami. Ngo ariko Imana iravuga iti nturebe ku isura ye cyangwa ku burebure bwe, kuko abantu bareba ku bigaragara inyuma, ariko Uwiteka areba imbere, cyangwa se Uwiteka areba mu mutima. Nusoma Samweli ibice 16 wa mbere, umurongo wa 7, uri buze kubyumva. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ko abandi bahungu bagiye banyuraho umwe ku wundi, ariko Imana iravuga iti suyu, undi agatambuka ati suyu, undi yagerwaho ati suyu, gutyo bigenda biba uruhererekane. Ariko Samweli ngo yabonye ab'Imana iri kugenda imutambutsaho. Samweli ngo aratangara, ngo abaza Yesayi ati abahungu bawe bose naba? Yesayi aramusubiza ati hasigaye umuto uragira intama, nta n'umwe wari waratekereje kumuhamagara, ariko uwo niwe Imana yahisemo. Ngo hari hasigaye uwo nguwo uragira intama, ariko muri abo ngabo bose, cyangwa se mu bari baraho, nta n'umwe wigeze atekereza guhamagara Dawidi, kuko barebaga abo ngabo, bareba ukuntu bameze bakavuga ngo naba ngaba. Igice cya kabiri kiratubwira ngo Dawidi yari indahemuka mu bintu bito n'ibinini. Mu buzima bwa Dawidi yari indahemuka mu bitoya no mu binini. Ijambo ry'Imana riza ritubwira ko mbere yo kuba umwami Dawidi yari umwungeri, yarindaga intama, nta wamubonaga, nta bantu bamushimiraga,
ariko yakoraga umurimo we neza. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ko yarwanaga n'intare, yarwanaga n'idubu, yarindaga intama ze nubwo nta muntu wabibonaga. Aha niho Imana yamuteguriraga inshingano zikomeye. Akenshi twifuza ko Imana iduha ibintu bikomeye, ariko yo ibanza kureba ko twitwara mu bintu bitoya, cyangwa se twifuza ko Imana idukorera, cyangwa se mu byo Imana iduha, cyangwa se yaba ubutunzi yaba ibiki byose, twifuza ko Imana iduha ibintu byinshi bifatika biremereye. Ariko kandi yo ikabanza kureba ukuntu twitwara mu bintu bitoya. Niba rero uri umwizerwa mu byo ufite uyu munsi, Imana ishobora kukwizera birenzeho ejo. Niba muri bikeya ufite ugerageza gutunganira Imana cyangwa se kubigendamo neza, Imana igomba kukwereka cyangwa se igomba kuguha n'ibirenzeho, kuko muri bya bindi bitoya waragerageje bitunganiramo Imana. Igice cya gatatu kiratubwira ngo Dawidi yari afite umutima ukunda Imana. Igice cya gatatu kitubwira ko Dawidi yari afite umutima ukunda Imana, ngo igihe Goliyati yatukaga ingabo za Isirayeli, ijambo ry'Imana ritubwira ko abantu bose bagize ubwoba. Ariko Dawidi yaravuze ati, uyu Mufilisitiya ninde watuka ingabo z'Imana ihoraho? Ijambo ry'Imana niko ritubwira ko Dawidi we mu gihe abandi bagize ubwoba yaravuze ati, uyu muntu ninde utinyuka gutuka ingabo z'Imana ihoraho? Ntiyigeze atekereza ku izina rye cyangwa se ngo atekereze ibindi ibyo ari byo byose, ahubwo yatekerezaga ku cyubahiro cy'Imana. Niyo mpamvu ngo yagiye kurwana atiringiye inkota cyangwa intwaro, yiringiye Imana, kandi Imana yamuhaye intsinzi. Ndabizi neza ko mwasomye, ndabizi neza ko aya makuru ya Dawidi mwayakurikiranye cyane, muzi ukuntu yatsinze Goliyati. Ntabwo yagiye yiringiye ngo imbunda, ntabwo yagiye yiringiye ngo mfite ibi n'ibi, ntabwo yagiye yiringiye ngo mfite inkota cyangwa se barampa inkota, ahubwo yagiye yiringiye ukuboko kw'Imana, yagiye yiringiye imbaraga z'Imana. Ahangaha ushobora kwibaza uti, ese ni iki kintu dushobora kwiga muri ibi ngibi uyu munsi? Kuko twagiye tubivugaho, ndetse nta nubwo ari n'ubwa mbere tuvuze kuri Dawidi, nta nubwo ari ubwa mbere nawe ubwawe wumvishe Dawidi cyangwa se wumvishe inkuru ya Dawidi. Ariko ushobora kwibaza uti, se ibyo byose cyangwa se ni iki biri buze kutwereka, ni iki biri buze kutwigisha, iri somo turi buze gukuramo? Ijambo ry'Imana ritubwira ko hari igihe nawe ushobora kumva ko abantu batakubona, ko badaha agaciro impano yawe, ko abandi bahora bahitamo abandi. Ariko nanone niwumva ko ibyo ngibyo bimeze gutyo, utekereze cyangwa se wibuke Dawidi. Nyine ugusubire inyuma utekereze kuri Dawidi. Ijambo ry'Imana ririkomeza ritubwira ko se atigeze amuhamagara, abavandimwe nabo ntibamutekerejeho, ariko Imana yari yamaze kubona ko ari we ugomba gukora iby'ubutwari, ari we ufite icyo agomba kumara, cyangwa se ari we w'umumaro, ari we Imana ishaka. Gusa ibaze aho isi atigeze amutekerezaho, n'abavandimwe batigeze bamutekerezaho ngo bamuhamagare. Ni nako nawe rero bishobora kuba bimeze, nubwo abawe, nubwo cyangwa se ababyeyi, abavandimwe, inshuti, ba bandi bose wirirwa ureba, nubwo batakugirira umumaro, nubwo batagutekerezaho, ariko hari ukuntu ushobora kuba ubanye n'Imana, hari ukuntu wabana n'Imana nubwo abo bose batagutekerezaho, ariko Imana yo ubwayo ikagutekerezaho. Imana yo ubwayo ikagutekerezaho kandi bikakugirira umumaro. Nanone rero dufata umwanzuro uyu munsi, ntabwo nifuje ko nanone Dawidi tumuvugaho cyane, kubera ko n'ubundi tumaze iminsi turamuvugaho, murabizi, kandi nta nubwo ari n'ubwa mbere muba mubyumvishe, kubera ko muba mwaragiye mubyumva n'ubundi mu buryo butandukanye.
muba mwaragiye mubikurikira. Rero umwanzuro, ijambo ry'Imana riratubwira ngo uyu munsi ntukibande ku byo abantu babona, ibande ku by'Imana ibona, cyangwa se ntugashake kuba uko abantu bakubona, ahubwo reka ushake kuba uko Imana ikubona. Kuko umuntu ashobora kukwirengagiza, ariko Imana ntijya yirengagiza umutima uyishaka. Wenda uyu munsi uri mu rwuri nka Dawidi, ariko ejo Imana ishobora kugushyira ku ntebe y'ubuyobozi. Komeza kuba indahemuka, komeza gukunda Imana, komeza kuyiringira, kuko Imana iracyashaka abantu bafite umutima umeze nk'uwa Dawidi. Reka ko tutakwirirwa tuvuga amagambo menshi, cyangwa se tutakwirirwa twibaza ku bintu byinshi, hasi dutekereza ku bintu byinshi. Imana yo ishaka umuntu ufite umutima nk'uwa Dawidi. Imana ishaka umuntu ufite umutima nk'uwa Dawidi. Reka rero twe kwirirwa tubivugaho cyane. Uyu munsi numvaga tutari bujye muri byinshi, gusa wumvishe neza icyo Imana igushakaho. Uyu munsi ntago tuvuga byinshi cyangwa se ngo tubirambure cyane. Nashaka kurasa ku ntego kugira ngo wumve icyo Imana igushakaho. Ariko kandi niba iyi video nanone hari icyo ikumariye, cyangwa se wumvishe hari icyo ishobora kumarira n'abandi, wayibasharinga, cyangwa se niba utarakanze subscribe ahangaha kuri Golgotha Cross wakandaho kugira ngo tujye dusangira buri munsi iby'Imana iba yateguye. Reka ko muri iyi minsi uko Umwami anshoboje, nanjye ndi kugenda nsoma Bibiliya cyangwa se ntekereza ku ijambo ry'Imana, ariko hakaba hari aho ntinda. Aho ngaho ndi gutinda rero niho hantu nanjye ubwanjye ndimo kuza nkagerageza kugira ngo tubashe kuganira cyangwa se tugire icyo twabiganiraho. Reka rero mbifurize gukomeza kugubwa neza, reka mbifurize kugubwa neza, reka mbifurize guhirwa n'ibyo murimo, kandi mukomeze mutekereze kuri Dawidi, mumwigireho kugira ngo Imana izabashe kutugororera. Reka mbifurize kugirwa neza n'Imana, mugire ibihe byiza. Muntu utarakanda subscribe ukandeho, naho utaha cyangwa se naho mu rindi jambo ry'Imana rikurikira.